nabonye hano isake iri kwimyinda ndavuga no mu nkoko rero ibi bintu ni ibintu utapfa kumenya ibyo ari nyine tubonye tuza amaji muri business hano hanze yakuze ko business ari ikintu wumva neza cyane uzi cyari cyo business none dufashe amaji nitumuzi mu rukundo ko business tuyimuzima cyane urukundo ruza kuba ari business wari kuri umushoramari mwiza muri iyo business cyangwa ko uri umushoramari byayo bikomeye bro oya birumvikana no umukobwa tubwira akantu kamwe tumuza byibuze no mukarateka ndamumenye muvuge no yaceceka ndamumenye umukobwa asotsa akavidani no gucanga umukobwa mugenzi ukuntu ubwo rero hari igihe uri umuntu ukamukunda man subu yabyumvisha yarangije ko ndagusuhuje ahantu uri rwose mbabarira ubyumve ugire uko bigenza oya ntago mvuze ngo dukunda none se ugiye mu biki uvuze ko mukunda nje nkunda umukobwa ni ukuvuga ngo uko wamenye umuntu yego ukamukunda uko ameze numvaga wagakwiye gukomeza gukundana nawe uko nguko ariko ari gihe bizamo nyine ukumva nawe ukajya aho hantu rero harimo akabazo umuntu byabayeho atekereze kabiri kuko hari ikindi kibazo cyavutsemo mwijijishijeho nawe turajya kumweka imodoka wakodesheje ukamubwira ko ari yawe none se yakunze imodoka yakunze wowe none se wowe ujya kwerekana imitungo udafite gute oya uramubwira uti none se katikati kwa jina na Yeah, of course turatanye ni kumugara Empire turi kumwe na Ama-G The Black ni mutumirwa dufite official Ama-G The Black official umuhanzi wacu twemera umunyadutendo umunyabikoryo n'abatanyemera nabo rega abo bafite kibazo ani bashaka baba bagifite ariko ubwo akona akazi kabo ubwo ako kazi nakabo ya muri kumwe na Makena kumugara Empire yego twabazaniye Ama-G Makena mugara Empire tubabwira ngo mukore subscribe mukore share munatange comment imbere cyane Ama-G nk'umutumirwa dufite mukuru hari ibintu tujya ngo tukumenyeho tuganire nawe tukumve neza abantu benshi bakoresheje nawe bikurikiranye ko ntago numvaga naranyuzwe nuko nakwibariza ngo numve nyuzwe nyine yego hari ukuntu uvuga ati umuntu ushaka kumumenya byinshi byinshi kuri abanyarwanda byinshi bashaka kumenyaho akumva aramate kurasa neza ngo mbyumve uko bigomba kumera Ama-G kamwibariza yego iyo uza kugira amahirwe yo guhita nk'umuryango uvukiramo ko kundi umwana nagamenya avukira kagira umuryango uvukiramo igihugu ugahitamo nyine wowe wari guhitamo we muryango we kwitamo icyo gihugu unatubwira impamvu yo guhitamo aho hantu jewe iyo nza kugira amahirwe yo kwihitiramo yego ntago umuryango mvukamo nari kuhitamo gusa nari guhitamo ko mama mubyara yego abari bumubyarira wenda mu gihugu nifuza ko nabamo icyo gihugu ni iki ubwo ariko wa mugane nari kuvukira hano mu Rwanda Ama-G nta hantu wari kubihungira kuko niko Imana oya wowe ufite ubushobozi bwo kwihitiramo uvukira njyewe ntabwo nshobora oya mfite amahitamo yo kuvuka ubwo ntabwo uzahitamo igihugu n'umuryango uzatuma nanavuka yes nari kuzaguma ahantu nari nibereye ukavuga ati wapi nta nzara nta mvura nta zuba nyine urabona uko twavukiye kuri iyi si tuba twirirwa duhigahiga hasi hejuru ariko mbere y'uko tuza ku isi nta n'ikintu nabazwaga njyewe uri shose ko ahantu wari ubundi wowe ariho watuje mbizi icyo gihe ari gihe wari kureba wese ntabyo uzi ntabwo ngiye mbizi wese nta hantu wavuye harahari wese hari ikintu wasabwaga noneho uzi igihe itangaje wasanga aho ngaho kuba uhazi ariko ugiye utahazi aha ngaha nyine turuba utahazi niyo mpamvu nkubwiye ngo nari komeza nyine nkabaho gutyo bimeze ubwo bivuze ngo n'ubundi ubu none baguhitishijemo aho wakomeza kugisha kuvuga ngo genda guma ubwo aho uzi niho uvuga ataho aha niho nzi ninjya muri Liberia asanga aba Liberia noneho ni ibisazi
najya muri Togo cyangwa mu birwa bya Fiji cyangwa bya Seychelles ngasanga nabyo ni ibintu bikaze si byarutwa ukaguma aho uzi ni ukuntu bizi ukuntu bimeze. Yego Shamaje akora tubeshye numvaga atari uko njyewe reka nkubwize ukuri ntago ahantu navukiye naterwa ipfunwe naho. Yego ni hano nagakwiye kuvukira kandi naho navukiye no mu ndirimbo yanjye twurinjira ko hano uzibaza impamvu wavukiye Nyabugogo cyangwa mu Biryogo. Mu Biryogo niho wagombaga kuvukira naho handi mvuze. Yego naho ngaho ubu ngubu rero njyewe ndi umunyarwanda uri proud kuba ndi umunyarwanda. Ntusurambwira ngo uzajya kuba mu Munyamerika njyewe ndi ekoni ndiri abajyayo kuba yose bati twe turumva uzaba amarira bafite arahaye abashuhuje tuza abantu benshi cyane no muri kariyeri bavuze ati twe twigiriye nko muri Amerika. Urugero nka Meddy ntago aba muri Amerika. aba he ni hari aba muri Ethiopia. Yaragarutse sajya muri Ethiopia ejo bundi ko hanasohotse video yiwe yibereyeyo nawe riga wajye nyine ari hari kuba nyine ariho rito. Okay simbizi ariko abantu benshi baba hariya bakumbura n'ikirere cy'inaha ngaha kuko hariyaho kuva mu gitondo kugira nimugoroba agatuna mbwene. Na Yago yahisemo kwigira mu Bugande hano ni hafi ushatse yatera urutama akagaruka. None Amaji ubwo none hose ubwiza ku mujyanama w'Imana ubwo yaremaga isi ukaba ufite notion akukana ariko ubanzuka ukintroducinge neza. Yego Amajari iki ari umujyanama ubwo Imana yaremaga isi nyine ubwo yaremaga ibintu byose iri kurema nyine igihe yaremaga ntago tujye twumva ngo irema ngo aruyibwe ngo rema ibi ngo gutya ngo yarahugaraga ikarema ibi ngo abone ibyiza ikarema ngo mu ijuru hari Imana Amajari yo rwose ni umujyanama turi guhana ibitekerezo. Yego ariko urumva ko ngereranyije n'Imana wowe urumva nese Imana yize bagaragaza kuri yo nyine byose bro nuvuga ngo uri umujyanama urabizi ko umuntu wese uri cyangwa se okay nabyumvisha ikiza nuko ari urugero atari ibintu byanya kugiza ubwoba. Urasenga Imana ntago ngenge ugisenga ndasenga senga ariko ejo nkumva ngambwire nari gukora iki wari nyine isiro yize ubu none ukumeze wari kwigira inama nk'ikintu nk'iki we kubwira ati isi rero ko nyine Imana nari kwigira inama imwe yuko kwisi nta internet zigera ibaho. Internet kandi nzi ko mu bintu bikwinjiza agafaranga kenshi na internet utangiye nawe kwinjira mu bintu umbajije ndamutse narindi kugira Imana iri murayigira inama mu gihe yarema ntabwo byashobotse iyo bishoboka ari kwibwira ati Mana kubera ibintu nzi bizabera hano hanze ukuntu ndi gukurura abantu ntubaha internet iyi kupe ikureho burundu buze internet ivone ubwo isi yaba nziza mbundi se yahozeho ariko ubu nibwo ari nziza kuruta idahari. Ibi ni kubona abantu bari kuza bavuga ngo ni amadayimoni ngo narapfuye ibyo bintu ntago twari kuzaba turi kubibona. Ibi by'aba pasteri baza bahimba babeshya bahanura twari kuzabibona. Ndabizi se tekereza ko n'abatajya mu rusengero bibageraho iwabo mu rugo. Internet ifite ikintu ifashije ariko icyo yica nicyo cyinshi. Ikoranabuhanga ikintu byica nicyo cyinshi kurusha ibyo rikemura. Yego none se Amaji ntacyo reka ndumva aho ngaho rwose ariko Imana niko nari kuyibwira yikare igahitamo. noneho ikindi nari kwigiraho inama ni uguhereza abantu bose uruhu rumwe n'igitsina kimwe. Nose suri kumbaza njyewe ni ukubera icyo wagira inama kugira igitsina kimwe. Hari abantu wenda byakumvikana by'irondaruhu igitsina cyo ni ukubera iki
igitsina nyine abantu bakajya banyara gusa nta bindi gushaka umufungo nta bindi bintu. umufungo bawumaze iki se ubundi ubwo ngubwo? Si ukurya se no gushakisha bisanzwe. Bakororoka gute se? Bikazageremo n'abandi nyine. Hora irema amaye niyo nama abajoni y'amatsiko. Ubundi ko tutarakoma muri kesi z'inkundo bite? Oya nta urukundo rubaho ariko rushobora kwangiriza ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi tuzi abantu benshi twamenye bagiye rwangiriza. Iyo bavuze ngo amadivorce, kumva abantu ngo umugabo ngo yishe umugore we, kumva ngo runaka ngo kuva ngo yavuganye n'umugore wundi ngo barwanye, ibyo byose ni skandali zigenda ziba hehe mu nkundo. Ariko iyo twese turi nk'abagore twipaparira wenda tugenda bisanzwe, nkeka ko utafuhira umuhungu mugenzi wawe. Oya umufuhira gute se? Nkeka ko umugore atafuhira umugore mugenzi we. Inganye baraje ubwo nyine n'ubyo ni ibyo ngibyo, nta mutinganyi wafuhira undi. None se ubwo Maji urukundo turafashe ntago ibintu bihari nuko byagenze, nta n'ikintu twabihinduraho uretse kubiganiraho gusa. None tuza Maji muri business, Maji ukora business. Je nabonye hano isake iri kwimyinda, ndavuga no mu nkoko. Rero ibi bintu ni ibintu utapfa kumenya ibyo ari byo. Yes, nyine tubonye tuza Maji muri business hano hanze yakuze ko business ari ikintu wumva neza cyane, uzi cyari cyo business. None dufashe Maji nitumuzi mu rukundo ko business tuyimuzimo cyane. Urukundo ruza kuba ari business, wari kubura umushoramari mwiza muri iyo business cyangwa kubura umushoramari byayo bikomeye bro. Oya birumvikana. Maji ntago tumuzi muri skandali z'inkundo, aba yazi kwebye ntiwanamenya ibye, ariko tumuzi muri business nk'umuntu wa danje. Ese urukundo ruba business, ubu uri umushoramari mwiza muri iyo business? Ntago nari kuba ndiho. Wari cyangwa se nari kuba ncuruza abantu bajya mu rukundo. Si business ariko Imana ibindi ibyo bintu ntago bikunda, ariko business it's a business. Urukundo nyarukundo kugira ngo urubone, nkunda kurubona ku bantu bakuze, abasaza basazanye n'abakecuru babo, ariko aya maniga yanga gutya. Umuntu yakora ubukwe mu minsi 5 10. Bisa wigeze ugira umuntu ukunda? Ndagukunda bro. Oya w'umukobwa igitsina gore. Rwa rukundo wumva wa muntu waganisha nandi uvuga ati nguyu twabyarana nkabona abana. Igitsina gore naragikunze. Yego. Mu bintu byose nakunze mama wambyaye, ndamukunda. Oya witujishisha Maji. Ntago nkujijisha. Mbajije urukundo rusanzwe, urukundo rutari rw'umubyeyi, urukundo hagati y'umusore n'inkumi ruganisha kuba abana bibaye ngombwa bakanabyara. Nirwo rukundo ndi kuvuga. Oya nararaye. Anakunze. Hari kesi igiba mu nkundo rero kubona nk'umuntu. Ugiye kubivuga ushingiye kuki? Byakubayeho wabyumvisha ahantu nyine ndashaka kumenya. Oya niyo skandale no hanze nyine. Mu bajene rwose hanze ibintu birimo ibintu bijyanye n'inkundo n'amafaranga, ibindi ibyo bintu biri kumwe gutya biri. Kibazo nituvuga amafaranga bihita biza ibindi kuko business ubyumva cyane. Yewe ku mafaranga ni ibindi. Niyo ahubwo umusa bagufatire ya sake. Nago utaza kugotwa. Yego urakoze cyane. Niyo komeza umbaza. Ubwo ndi kukubaza nyine aho ngaho ndikuvuga ati amafaranga n'urukundo biri kumwe. Mpamvu rero ndi kukubaza iki kibazo nk'icyo ngicyo, nuko nyine hano hanze urukundo rurahari cyane, turi kubona ariko rurimo amarira, rurimo ibyishimo, rurimo ibintu ibi n'ibi. Ndi kwibaza Maji nimba waragize umuntu ukunda ukumva ko umukunze byandi uvuga ati umukobwa waramugize ubu ngubu se naramugizuye. Ubu ngubu nyine bimeze uti aracyahari? Hari undi? Naramugizuye. Hari undi se? Oya man, jewe nasanze sheri wanje mu rukundo. Sheri wanje ni job.
ni job. Iyo udafite amafaranga rwose biba byapfuye. homaho. Ariko hano hanze hari abakobwa bafite amafaranga afite ikufa amaji barahari bafite bayakoreye agakora ikofirika bayakoreye mu kazi business nyine business yi ese ko wagira ngo ntabwo yemera ko baze kuyakorera barayakorera ariko ntabwo tuzavuga ngo nzakunda umuntu kubera ko yakoze akabona amafaranga. Yego. Never. Nzakunda umuntu kubw'urukundo rusanzwe. Yaba akize, yaba akennye, yego, yaba yafite, nanjye dukashaka nandi. Njyewe nuko nguko nteye. Uzashaka kuvana ukana umukobwa ukumva uramukunze. Urimo ugenda mu nzira bisanzwe. None se sindi umuntu mubye. Ukumva uramukunze pe. Bati umukobwa ndumva nanamuganiriye. Nkunda n'abantu. Ntafite ububasha bwo kugeraho. Nkabande se. Nk'ubu njyewe nkunda Tiwa Savage. Byo kumva wa muntu urukundo wamutereta nyine urukundo nyarukundo. Ariko rero nese wivuga ngo ariko ntabwo mfite uburenganzira bwo kumubona. Ako se umukobwa ari wenyine tubwire mu Rwanda byibuze. Mu Rwanda n'icyamamare kazi ureko kuvuga tumva. Ibyamamare kazi nkunda ni numbwire ngo mukontera ibikorwa akora. Oya. Rwa rukundo rero bati umuko nshobora gucana nakobeshye buriya. Arahari amaji. Arahari. Ninde ribanga. Ni umukobwa. Tubwira akantu kamwe tumuza byibuze. Ni umukarateka. Ndamumenye. Muvuge. No yaceceka. Ndamumenye umukobwa yasotse akavidari no gucanga umukobwa mugenzi ukuntu. Ubwo rero hari igihe uri umuntu ukamukunda man. Subu yabyumvisha. Yarangije ko. Ndagusuhuje ahantu uri rwose mbabarira ubyumve ugire uko bigenza. Oya ntago mvuze ngo dukunda. Oya none se ugiye mu biki uvuze ko mukunda. Nje nkunda umukobwa nkagira amahirwe nkagira chance yo kubimubwira. Ariko gukunda biri ukwinshi. Nakubaje rwa rukundo ragatumwa ngo umukobwa. Gukunda umuntu bisanzwe. Yego. Noneho iyo afite n'ibikorwa bikagenda byongera ki urukundo. Dore ko nawe akunda ibintu bijyanye n'akazi arakora ukabibona ko ari umukozi. Byakubitiraho noneho n'amafaranga bigahubuka. Yego. Urumva byakubitiraho na discipline bikaba ibindi ku buryo wicara ukavuga ati uyu mukobwa koko hari nk'igihe mbavuga ni nk'agahungu kamukunda kakamustressa nakwihorera bagatanze ayakuza amaji kuba wasa nakwemera yuko wenda dahitabona ntago umuntu wabona ayo mahirwe ye. Yego. Akayapfusha ubusa. Namukubita urushyi rwitwa ngo wakibwaho. Tiwakibwaho ikosora. Oya ntuzongere. Ese amaji uriya muntu tuvuze ako tumumentioninga ariko yiyumvisha umuntu ariko uramuzi. Oya nawe ndamuzi namumenye. Uriya muntu agize utya mu gihe mu rukundo byabayeho wenda mwaje guhura mu gira dieti bigize big deal. Witonze twigane turi kwiganirira. Yego. Ahise muri mu rukundo bimeze neza mwese mumaze nk'umwaka bimeze neza handi nyine uvuga ati n'uyu nguyu. Umunsi umwe urabyutse ndakubwira ko ushobora ebyiri mbwimwe wahitamo. Umunsi umwe urabyutse call urayibuze uhamagaye telefone yivuyeho nta kintu na kimwe mwongeye guhuriraho. Twarabyumvikanye ko musanzwe mukundana nyine nk'abantu bakundana ari couple harizwi. Couple harizwe mukundana ku buryo mufite n'imishinga miremire nk'abantu bakundana. Umunsi umwe ukabyuka ibintu byose byabuzaga nawe byikatinze ukagerageza mbere rwose atuma muvugana bikanga burundu ugashakisha amakuru muvugaho ukayabura burundu. Iyo niyo option ya mbere. Iya kabiri cyangwa se akakwandikire SMS ndende akubwira ati amaji nagukundaga twakundanaga ndabizi nawe wankundaga nakubaga ukanyubaha ariko bitewe n'imyitwarire yawe iyi ni yakayimeshe rero niho naba ntsindiwe. Oya witonze bumve binturutseho. Oya no ari kuba biguturutseho umuntu watumye wamuderangije ku buryo abivamo. Ariko no kuba uburyo we lifestyle wibereyemo bisanzwe. Bori byagenda batumva ngewe umujama rero
turakundana turwana tuyishingiye nawe nta kibazo dufitanye ariko ngiye biteye n'ibi mubonaho ndumva twahagarikira akagukubita urutonde ahubwo rero birangirira bro twibera bro twibera best cyo duciringa bisanzwe bro byo nibyo oya best wapi byeta bipfa kuko ngewe iyo ngewe nakunze ndakunda yego ahubwo kereka wenda gashaka gusa akavuga ngo urava kuri ibi n'ibi urava kuri byeri ahangaho byaba ari urumva nyine turi kuganira bamwe ngo turi kuganira urava kuri byeri uzajya utaha size nizi nyine izo details zo kunshyiraho kuba ngukunda ntago bikukuraho ko inkura nanjye kubindi nkunda ni nkuko nanjye nakundana nawe nkamubwira ngo ntuzongere kwitera makeup yego ntuzashyireho inzara ntuzongere kuva hano ngo ugiye muri gym urumva yego urukundo rusaba kumvikana yego hari numwe na mwe nyine wirengagiza bibi ubu bitabo nzajya ngenda njye kunywa byeri akakubwira ati uretse azinkuyeho ngiye kuzinywa ku ruhande yego ebana ntacyo narukandagiye byenyewe kandi ndamurara iruhande yego ubwo se kandi namwemereye ko nabyo byihora ibyo bintu no mu bimubangamira birimo ntabwo aba abyumva neza ukuntu agiye kubangamirwa n'uko kuntu rero ibyo ntabwo bikunda none muri ibyo bintu bibiri watitamiye abikubwira agenda akubwiye cyangwa se agenda atavuze n'umenye n'icyabaye abimbwire mbere oya muri mu rukundo nta bya mbere reka ubundi mujya kumenyana muziranye mugakundana muziranye ikibazo nawe inkundo agiye uzikwepa hari abantu bajya mu rukundo bameze neza rega n'umugore n'umugabo ukuntu bashakana bahuse bakundana urukundo ari rwose nyuma y'amezi 6 umwe akajya abwira undi ngo uri kuntukira kandi mbere ibyo ntiyabyumvaga yararwaye wenda yararwaye grippe tujya tubivugisha ukuri ni ukuvuga ngo uko wamenye umuntu yego ukamukunda uko ameze numvaga wagakwiye gukomeza gukundana nawe uko nguko ariko hari igihe bizamo nyine ukumva nawe ukajya aho hantu rero harimo akabazo umuntu byabayeho atekereze kabiri kuko hari ikindi kibazo cyavutsemo uzi ko ushobora gutereta umukobwa ukamubwira ko iyi modoka ufite ari iyawe yamenya ko ariyo wakodesheje igihe kingana n'ukwezi urukundo rukamura bigahita bigarukira utangira kubona ntabwo uramuhamagara akurumva wamwijijishijeho nawe urajya kumwika imodoka wakodesheje ukamubwira ko ari iyawe none se yakunze imodoka yakunze wowe none se wowe ujya kwerekana imitungo udafite gute oya uramubwira uti none se oya banze byo nawe baza umwe aje mu mitungo waje mu rukundo ni ukuvuga ngo urukundo rufite ibirushyigikira n'ubundi nese uwo urambwira ngo ufite imodoka twaba tubirimeje nkabona ahantu twajya tugenda n'imodoka usigaye umbwira ngo fata bike uhangereho kandi izuba n'imvura bimeze nabi icyambere so kuhagera nabyo baza ari umukonje hari igihe njya kuri sede yabo nkabumva umbwiye ko ufite imodoka uranayinyeretse ejo nyuma y'ukwezi iye ibiri iye aho yari kumukundana wowe wari ubifite none se kuki ufata urukundo ukarujyana mu mitungo urakoze cyane ubundi kuko uwo uri no muri business urabyumva neza umukanya wambwiye ati iyo batugira ibitsina bimwe tukajya dukora amafaranga yo kwiberaho gusa warangije kunyuma impamvu nkasa ngaho ndajya nkumvisha ko umukobwa uri gushaka kumvisha ko yakabaye nawe ibyo abifite urumva we wamusanze ubizinze ko ntabyo afite ntabyo uko umuzi nuko kandi nuko yagumye kumera wenda muzatera imbere muzaterana imbere wambwiye ati rero ya mafaranga ashakishwa kugira ngo umuntu ubuzima bugende neza ibyo kurya oya ibintu ndi kuvuga kandi abantu bose bari kudukurikirana hano barabyumva baranabizi ntago naza kugutereta umusore utiraririye ntarongora inkumi ntago naza kugutereta mfite imodoka twarangiza gusezerana ukabona nje kuri moto imodoka uyitsimba bisubije nyirayo waramuteretaga umubwira ati dore ngewe agatwi uwo muntu aba akunda ya modoka
ariko maji birumvise uba baratsesere kabete byawe wa mwana we reka nkubwire ngo ndashaje maji urumva ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa urukundo nta formule kigira nta nubwo wamenya ngo none hari n'igihe umubwira ko iyo modoka itari yawe agahita kwipakurura kandi yari iyawe ejo akongera akayikubona ubwo ibyo bintu wamukoze ibyo byari ibiki nuko wari uri kumugerageza uziko n'Imana ivuga ngo ntukagerageresha umuntu amafaranga yamuteguje Imana byihorera kandi twatangiye wemeranya n'Imana nayo iravuga ngo kurongora gushaka ni byiza ariko kudashaka ni byiza kurushaho ubwo rero nitugendera ku by'Imanaho urashye ariko Imana batumubyare mwororoke mwuzure isi ngo nk'umusenyi wo ku nyanja none se ubwo ibyo byose kuki se yaremye n'ikiremba ariko ibyo bintu njyewe buriya ni uburwayi bwo ntabwo Imana irema ibiremba ni uburwayi bufata umuntu mu mutwe oya n'umubyeyi ashobora guhura n'ikibazo kimuhungabanya ku buryo umwana adakura atagira imikurire myiza umwana akazavuka n'umugabo ashobora kurwara ku buryo imodoka yayigurisha ahubwo aho ngaho wenda yigurishije akuze ko umuntu ngo mwari muri kumwe inzu yariye nyuma ukazabona nyuma y'amezi 6 rande road araje atumva inzu rero naragutije rero brother wanje uyivuyemo shaka inda ko kujyanye mu nzu shayi icyumba na saro mwari muri kadastre inzu nziza n'icyo yiririyemo nta muntu urara munsi y'amabati abiri bro umuntu waryamye neza n'uwaryamye afite amahoro n'uwaryamye neza uzi ko ari abakire barara mu ma etage ariko bakarara barwana n'abafasha babo yego arahari none se nyine ariko inzu nziza ni ubuzima bwiza wayigiriyemo ako gukena ngo urishimye wakira niyo waba nk'aka gatelefone kanjye uriya ko bari kumamaga ishobora kuba mfite iyi ngiyi irahenze pe ntabwo nakwisuzugura cyangwa nayo nyisuzuguza ariko ugasanga umuntu ifite gatushe yego kuri konti iriho nka miliyoni 15 ariko hano mfiteyo amafaranga ibiceri 700 kuri momo ariko banki ntabwo umuntu aba azi ngo ufite biki kimwe no kwasanga wabika ku mabanki wowe wibikira mu mitungo amace turakuzi ntuzatujijishe ariko njijishane imitungo ufite naba miliyoni menshi cyane abasore benshi Kigali batakigereza gato ngo nivugishe yewe ikintu cya mbere ntinyi ikintu cyitwa ubukene cyane twese oya nawe hanyuma se nimba ubutinya ukoze ahubwo amahirwe tugira kujya tubuvemo niyo atandukanye nk'ubu sureba reka nkubwize ukuri sinicaye hano si turi mu kiganiro umuntu aje akambwira ngo izo rinete guhangaye nahita mva mu kiganiro tukagira oya ni gutyo njyewe zitanga se nahita mubwira ati amaji izo rinete ngwishyura ngahe nanjye nambaye rinete y'umusitari njye mvuga ati tuvuganira inyuma twavuganye guri mbwira njye bite nkanda akanyenyeri nzicyure nanjye nshakira 3,000 harya undi zigura ngaho ubusanzwe naziguze 2 ubwo ndaba nungutse igihumbi wallahi ngiye kwishiriza rinete nanjye ariko turandikisha ngo maji ibyo wandikisha simbizi iyo brand nayo nyijyane nje nakaga kapu kari ku isoko nta kintu ni phone pe ibintu byanjye byose bihora ku isoko nuko mbayeho uzi ko business waje muje we ahubwo turasinze ubu turi mu biki ahubwo byihorere byo umuntu arambwira ati bimeze nka mwatumva genda ku isoko ndakurangira ntabwo wabonye iriya studio iri ku isoko ahubwo si studio ko mbonye ifite studio imaze kuba nini we maji iyi studio ahubwo ngewe nyibona ndetse nekeza ko twikoramo business ubu okay ngewe nyikoreraho ahanini advertisement z'amakampani namamariza nka B1G Livestock Bank bino nyine Rujama Phone Shop aho kugira ngo mfate transportation ujye gukorera hirya byikorera hano banza ukinga ugaciya urivaruje oya ngenda ziyego ndazitahanye gitatu harimo ibiro bingahe by'inkoko
inkoko zingahe zihita zirya umunsi wose? ziba ziriye umunsi wose kandi ntuzibeshye ngo uvuge ngo nta kintu kitagurishwa uretse so na nyoko. Ako ndi kubyumva we wanase buriya nkubaza ikibazo cye. Buriya niyo bavuze nkwano ari ibiki ase wamugani gute? Ibyo tubyihorere wenda ni ibintu byacu bisanzwe nk'abantu, ariko ikintu cyose muri iki gihe tugezemo kiragurishwa. Uyu si umukameramani? Yego. Nkubwiye ngo ugume hano n'abakinnyi baragurishwa. Yego. Ugahita umusigarana amafaranga ntabwo n'ubishano rugakatishije, ahubwo mwese nawe n'uyu mwese nkavugana na boss hari so rero ikintu cyitwa business ni business, ikintu kitari business ni scam. None se Ama-G nk'umuntu ibintu bya business ubyumva neza umeze neza? Ntabwo ndi umu businessman kurusha abandi, ariko nshishikariza abantu ngende kura umuntu turi kumwe reva ariho aho ihuriye n'iyanjye, ubwo ni nayo mu bantu tumaze guhura, urumwe mu bantu tumaze kumenyana bari hejuru muri business. Rero niyo ndi kuvuga uko buri umukimva ageze ku mukinnyi wa Danje akirenganiza ko ari n'aba Messi n'aba Cristiano. Ubu ndi kumva bariya bakinnyi b'amagare bagiye kuza bahageze d'abord si bizaba ejo. Yego. Numva nibaza ahantu barira kuko inkoko zirimo byanze bikunze. Ubu nawo business ataganaga umuntu yabikurikira. Manajyaho ahantu barara chef w'igikoni yabarinde. Ushatse wanabikurikirana ukabona bacuruza oda. Nabigiyemo ibindi ntago nyine hari ugushaka isoko ariko nturibona, ariko wagerageje. Yego. Nese Ama-G uramutse wawe ubushobozi bwo kura mu ntekerezo z'umuntu amasaha 24 byibuze, uri kumura nkuko nje wareba ukamenya ndi gutekereza ibyo mpanga gukora n'ibyo ngiye gukora, amasaha 24 ukayamara uwo muntu mufite neza bati umuntu intambwe atera n'ingi ibyo akora nibi sibyo ibyine gupanga nibi ngibi, ukagira ubwo bushobozi bwo kura mu ntekerezo z'umuntu wabo hawe kandi ukaba wanagira n'ikintu ubihindura bibaye ngombwa. Uwo muntu yaba arinde ku cyari we wahitamo kureba uwo muntu mu ntekerezo wabonye amahirwe kumuewa babyita gupiyora. Byasaba kuba ari igitsina gore, icyo ni kimwe. Ikindi kintu naba ndi kurebamo ni icyo atekereza ku muntu bazabana. Oya turafata umuntu umwe tuzi umuvuga ati nk'akana ka uri kuvuga izina rye? Ntago mvuga ngo muri rusange ngo umenye, ntago mvuga umuntu muri rusange, turabizi ko nyine umuntu n'umuntu turavuga no urugero nari nitanze urugero tubyumva neza. Umuntu nareba mu ntekerezo ninde muntu uvuga ati umuntu anira amatsiko mba numva namenye ibintu gutekereza ibintu agiye gukora. Uwo muntu kuki wari wahitamo uwo muntu ninde, ni iki cyatuma ari uhitamo? Umuntu nahitamo kurebamo uretse ibintu bya famiye ubu bisanzwe nyine kuno bibirana ukahita ugira ubushobozi bwo kumenya ibintu nk'umuntu yagusuza ukamenya ibintu ari gutekereza ibyo ari gupanga gukora. Ako ari benshi umwe nyine umwe natekerezaho ni abantu bafite ibikorwa umuntu yatekerezaho ko ari benshi. Umusaza reba umwe ikibazo mwana ni kinini. Ntabwo ari kinini, ikibazo ni kinini cyane. Gusa umuntu natekereza kurebaho ariko ni umuyobozi. Nta kibazo. Umwita Immaculée. Immaculée. Immaculée akora nyine ukuntu nta kintu kimuka nyine ameze gutya ariko gutya sinari numva wagwana.
ugira amatsiko kumenya ibintu bari gutekereza. Nta muntu umubwira ibintu ikintu uko acyumva kivuga uko nguko nyine, ariko mo imbere ntabwo nari namenya neza. Ariko ubwo impamvu atuma ni uko umujya amatsiko menshi, niyo mpamvu atuma ari we imyanzuro afata ituma nyine ntekereza ubundi n'ubuzima bwiwe bwa buri munsi yabaye hate, se ko bimeze gutya, akunda kurya iki, abayeho muri famiye ye biba bimeze gute. Nyine hari ukuntu umubona kuri kamera ugahita wibaza behind. Yego, ukibaza nyine nkavuga ati mama ngubu mu rugo kweri wamuzanaho ubucucu. ari seriye cyane, ari seriyeze cyane cyane, ariko ubwo nanamushujana ari yanavuze ko mfana, ariko nyine nkunda ibintu akora na nyuma ya kamera niko bimeze. aho ni sawa. uhuye n'umusaza amubwira iki? Perezida nyakubahwa perezida w'u Rwanda, buri ikintu namusaba ni kimwe, byanavunana cyane ariko ntakimusaba. Namusaba kuba inshuti. Ntizwi byavuna, ntabwo ibyo nkamusura, ntabwo nyine ibyo byanga ibyo nta kibazo. Njyewe nkajya musura nkamukuraho buri munsi byajya bigiye duteze, nyine nkajya mubaza utuntu, nyine nkamukuraho ikintu cyitwa buriya uri kumwe buriya abantu bakunda kumuganiriza mu ruhame, bamubwira ibyifuzo, bamubwira ibibazo, ntabwo bimeze nk'uko wamusura mu rugo mukicara mwahuye murimo murebana. Yego, ubwo mwajya muhura umubwira ibibazo se? Oya, ushobora kumuganiriza akaguha n'inama. Nize nkuru bajya mu urugero nk'amaspeech njya nkurikirana, akakubwira ati ibitutsi byishende. Ninde wabwiye ko gukurikira cyane abantu baguca intege ariko gutera imbere? Wowe wakoze ibyo abandi bavuga ukabyihorera. Yego, nyine ayo maspeech buriya nuko aba yayatugeneye twese nk'abanyarwanda muri rusange, ariko iyo musura nka kabiri mu cyumweru agenda amenya utundi tu. Hari umuntu babaje ngo ntahita amusaba amafaranga. akoze si cyane hanze muri dukeneye amafaranga. Ari amafaranga nta wanze ko twese tuyakeneye, ariko se umpaye akazi cyangwa ukanyereka ukuntu baroba ifi, sinze kugusaba ifi ukama indobani, ariko nkakwereka ukuntu wayiroba. Yego, ubone wagiye kumushaka icyo kintu gituma ayo mafaranga uzayabona. Yego, nta nubwo navuga ngo wenda ngo igihe kingana gutya na gutya, kandi igihe cyose nubwo nyine nawe nta mwanya bafite byinshi yo kudushakira twese muri rusange nk'abanyarwanda, ariko buriya niyo wama amasegonda make cyane muhuye, kwa kundi mukorana mu ntoki, naba mvuze nka dictionnaire. ubwo se nicyo jewe namubwira ko ikindi kintu kuza umushimira ngo umusaza ngo wadukoreye ibintu ibyo ngibyo nta kintu, turabizi turabibona twarabibonye. Vuga icyifuzo cyawe vuba. Wahita umubwira icyo mu masegonda 5 muhuriye ahantu bitatuma atarenga 5. Ni igicyo wamubwira kitagituma n'ubutazumva ashaka kukumva, avuga ati ngo mumuzane tuganire nacyo, wazambabariye tugahura atari hano. Si byazatuma agira amatsiko bati umuntu kanumva imuvamo. Byanze biba byanze, ariko iyo byemeye nawe ubyaza ayo mahirwe umusaruro. Yego, njyewe nyakubahwa ukuntu mubona afite ibintu byinshi, nta speech ye ijya incika mu buzima.
ko buri gihe nkuramo akantu twiyubake yego tumenye ko ejo imbere tuzaba tumeze uku nguku yego ntutinda n'iminsi iragusiga rero umuntu nk'uwo mugiye muhorana nyine umusura ntabwo bikunda byo ndabizi ko bitashoboka hakagiye ibintu bishoboka utari ubyize ariko ubutumwa ikindi namusaba ni ukujya ubutumwa ngeza ku baturarwanda kabisa kandi n'ubundi nsanzwe mbubagezaho nubwo butanuze nk'ukuntu mbyifuza. ase wize filozofi bayigaye nuko nzi ko ukunze gukora ibintu uvuga n'ubundi uvuze ko ukunda kumukurikira kandi nawe ukuntu avuga wumva ko ikintu kijyanye na psychology ari ikintu yumva ukuntu ariko ntabwo ari urwango aba afitiye abantu nuko twabudetinga mu mutwe. Njyewe nk'ubu ngubu ibi ngibi naravuze ni imiziki yego ndayikora bimeze gutya na gutya ariko nakumva uburyo adushishikariza gukora avuga ko ubu ndakora iki avuga ati ikintu nkunda ni ukorora ndorora iki sasa rero mu rugo turabayisilamu ntabwo ndi bworora ingurube ibyo biraniranye n'umuryango urumva ihene nkakurura nyine update nkamenya ko wenda ziravuna iki n'iki vuga ati ntihambiriye ku nkoko yego ubuse hari umuntu mu Rwanda utabizi ko mfite inkoko cyamva ubwo ibindi binazi so rero icyo kintu ni ikintu ngenda nigira ku bantu bakuru kandi bavuga ibintu byumvikana yego amaji dusoza nibazaga ese meruka hari filime wagiye ugaragaramo uracyakina filime uracyari umwacteur ndabikunda wagize umuntu nyine uguhamagara muri filime ati njye amaji ndamushaka muri filime yanjye ntabwo yabona amafaranga mpaye kubera iki nyine kubera ko urumva yaba nkuye muri muto ndimo yo korora kandi buri inkoko barakubwira ngo ugomba kubana nazo yakoze nese ukina buri munsi ntabwo wakina buri munsi kina nk'umunsi nka kabiri mu kwezi ibya filime byihorewe ntabyo uzi ahubwo n'ibicyohoremo nabyo bitse bituma ushobora kujya gukina imvura igahita igwa birashoboka ngo uzagaruke ejo ni risike zibaho kongera ikagwa so rero ibintu bya filime ni pari haza ni hamana ariko ibindi gukora byo ntabwo ari ukuvuga ngo ni hamana nimba woroye nabi udakurikirana amatungo woroye akagira ikibazo ikosa riri kuri wowe yego so twe turi kumwe na Ama-G The Black ku Mugara Empire yego yari Makena munsi Makena yahuye na Ama-G baraganira yego uyu mukameramani wanjye rero namuvishije wakunze amwita katikati kwa Jina na katikati bimeze bite ntabwo mubabaje nuko ariko ko katikati ari akantu bigendana ariko nta mutima mubi ni katikati cyase kati kandi abantu mukomeze gukanda subscribe banatange comment like share wadutuka wadushima badushaka icyo dutukira iki abantu hano batatwishimiye buriya bafite akazi ko kudutuka abo ngabo rero nibo badanje iyo ufashe umwanya wawe ukaza kuntuka kuba wanyanarije kanyinjiriza gata umwanya wawe uri kwandika ibyo bintu ibyo gutukana kandi none iyo unutse neza ukampamya neza ndagaruka uvuga ati uyu muntu uzi ko yinjiza
Vuga nti hari comment y'umuntu witwa gutya wenda Gustave urugero. Numbwiye ko ugira comment ukamufata musabati umuhambirwa yanyemeje. Ngomba kugaruka nanone kuko hari bicera abakimbikiye. Oya. No kuvuga ngo iyo ujana ukanuka. Ntago wantuka utarebye ikiganiro. Ntago bishoboka. Nanjye rero iyo mbonye ukumi avuga ati gishoro ndaki. Mu byamararo gututse ukabimenya se. Bafite ukamubona fake account bakoresha ukamumenya nyine ko ari wagututse. Nkamumenya nkanamwandikira nti nayotse. Washori. Musaza. Nubwo ko ari nawe. Nanjye mitanyura handi nanjye. Ugahita umurabura. Nanjye nkajya kuiwe nyine. Mubwira ati ko byari bitoroshye. Ati waruzi ko ntazakumenya rero. Ugahita umutama. Ko ibyo bintu uvuze n'ubucoco. Ubu kuvuga ngo umuzungu yaduhaye platform twese ngo twisanzurire. Yego. Kandi noneho uzamenya ubwenge azayikuramo ibiceri. N'uwo muntu abashaka ko nzamuvugaho nawe akongera akabonaho. Yego. Nuko rero bimeze. Nta peri na reyo. Competition. Nawa muntu wawe mujya mu compete. Hari umuntu tumeze nabi cyane. Hari uwo nzi ngiye sinzi mba ari ushaka kuvuga. Ava byewe. Nge ndirimba hip hop. Ayo ntago ari umu hip hop ntago rap. Ndabizi nyine narangije kumva. Wamubizi. Umuntu ngwino uzayicariye igitsina nyine. Wamumenya. Okay, ntacyo reka tugarukira ngaha. Ariko ibiganiro byacu hano nakagaruka. Yego. Yango ko babifasha. Barayumva sinese ubwongo ni sibyumvikana. Ni narucaba. Nibashaka tora. Ni tugomba kwita. Niko bimeze. Rega nago mwava hano gutya. Aho yahise bibaho. Musho twageze kwa Maji. Nimba ngiye guhita ngura umuriro. Muri iyo nkoko. Uzamara amezi 2. Ariko uyu mugabo ikintu cyitwa business. Ariko tujye tubyumvikanaho. Amafaranga ntago bajya bayakinisha. Kabisa. Mwakoze hano ku Mugara Empire kudukurikira. Ntuzabirukane musaza. Aba nabacu nanjye nduwanyu. Nanjye nduwanyu rero. Cyane ko uruwanjye ubugira kabiri. Gatatu. Ubugira gatatu. Urumva hari uri bucyure aferi. Aferi. Undi uri mu nzira za. Kabisa katatu cyangaha mwakoze cyane mwese. Sawa. Ni Makena Amaji. Niko bimeze. Yari Amaji ni Makena Amaji yako baranamuzi. Amaji. Ntabwo ngengera brage man. Kubiceri. Bamubwiye imbazi imbere ahubwo. Ajyaga zaba zikubereye zaba zitakubereye. Je m'en fous. Sawa mwakoze. Rero Amaji sezera abantu badufite n'umufana mwinshi munini mwinshi. Ayibona. N'umufana benshi. Yes. Nababwira ngo mukomeze dukurikira kuri icano kandi everyday Mugara Empire. Mugara Empire tuzajya tubagezaho ibiganiro umunsi ku munsi kandi ikintu cya danje akantu ko gutebya ubuse hari abantu bagiye kuruhura cyane pe imbavu. Nkunda kwiganirira ndabaseze rero naho ubutaha. Merci beaucoup. Kabisa.